Yesu ashimwe ni njyewe ukuri nkunda. Reka mvuge ikintu kimwe ku bakirisitu bo mu Rwanda. Antuka ibyo maze kubona, ubundi akenshi iyo nazaga hano nazaga ntakijijwe tubyite gutyo, ariko ni ubwa mbere antuka Imana yangiriye neza, naje antuka numva meze neza ndi kumwe n'Uwiteka. Ikintu cya mbere abakirisitu nabonyemo benshi antuka bamaze kubona nuko benshi bakorera Imana bafite inyungu zabo, inyungu z'uko Imana izabagira abakire, inyungu z'uko Imana izabajyana Canada, Amerika. Mbese ni bake bakorera Imana inyungu ari ugushaka guhinduka kamere, kuko Yesu ntabwo yaje kudukiza, kuduha agakiza kugira ngo tujye muri Amerika, kugira ngo dukire twerekane ko turi abantu bakomeye. Nicyo kirimo kwerekana ko uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'igitangaza. N'amasengesho basenga usanga bavuga ngo Imana iza kugira umuntu ukomeye, umuntu wo kubahwa. Bafite iyo swafu yo gukomera, icyo kintu kandi sinzi uwakibinjijemo, sinzi aho cyavuye, ariko ntabwo ari igikristo na gato. Ubwo ndi kubwira ababikora, hari abatabikora, abakijijwe by'ukuri, abamenye ko agakiza atari kugira ngo umuntu akire, atari kugira ngo umuntu amenyekane, atari kugira ngo umuntu ajye muri Canada cyangwa muri Amerika. Sinzi umuntu wabwiye ko muri Amerika no muri Canada ijuru ariho riri, ijuru twese turi ijuru. Mbese ni ikintu kibabaje kandi kiri kugirimbura abantu benshi bari kujya mvuga ngo bari kujya mu ijuru, ku buryo benshi bari kumva ngo barimo barakorera Imana batanayikorera na gato, ahubwo barakorera imibiri yabo, barakorera inyungu zabo, barakorera amarangamutima yabo. Ikintu umaze kumenya ni uko icyaha ni ugusuzugura Imana. Icyaha si bitwumva ngo Imana yavuze mu magambo gusa, ahubwo no gusuzugura Imana. Imana ikubwiye ngo kora iki, wowe ntugikore kuko nta nyungu, wowe ntugikore kuko nta nyungu ikurimo, umaze gukora icyaha. Burya icyaha ni ukutumvira Imana. Imana yatubwira ngo kumvira Imana biruta ibitambo, ariko abanyarwanda benshi bavuga ngo barakishijwe bakunda ibitambo kurusha kumvira Imana. Bukumva ko kubera ko mukora byinshi, mwitabira amasengesho menshi, mwitabira kwiriza cyane, mwitabira mbese imihango yashyizweho n'urusengero kugira ngo urusengero rushyuhe, kugira ngo abantu bakomeze babaza. Hari n'ibyashyizweho atari bitagambiriye kubaha Imana, ahubwo ari imihango yo kugira ngo abantu bakomeze baza babashyushya gusa. Rero mvuga nti mu gihe wowe udashobora kuvuga uti ahantu hicaye kuko Imana yahambwiye, cyangwa se nta nyungu mbifite muretse inyungu yo kubaha Imana, uba uri kuyoba, kuko ntabwo twakira agakiza kugira ngo tugire inyungu zacu. Nubwo Imana ivuga ngo iyo wakira Imana hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe, ariko ikintu cya mbere gihinduka ni kamere, ingeso zacu. Ntabwo ari abanyakuri, ni indyarya, barabeshya, nabita n'abajura. Abajura muri essence usanse kurya umujura kugira ngo akuryarye, burya umujura araryarya, sibyo? Umujura araryarya akabeshya, ntabwo bafite imitima ikijijwe by'ukuri. Ugasanga donc baraguprofita kubera yuko ufite icyo uzabaha, ariko bagakoresha izina ry'Imana. Ariko nayo mbabwiye ngo Imana irababona. Ikintu nkundira ibintu by'Imana turimo nuko bifite iherezo, kandi umuntu wese azahambwa icyo yakoreye. Ushobora kuryarya umuntu, ukaryarya abantu, ariko Uwiteka ntabwo muryarya. Umuntu ashobora kuza afite neza, mbese mu mutima ameze afite inyungu yo gukorera Imana, agahura nk'ibirura nkamwe. Ibirura nk'ibyo ngibyo biza bifite intego zo kwangiza izina ry'Imana, ariko bakoresheje izina ry'Imana. Ikindi hari n'ababikora batabizi, reka mbite abo ngabo n'abantu barayobye ariko batabizi, kubera ko babigisha. Urumva hari n'abenshi bakizwa atari uko bumva ko ari abanyabyaha, bakizwa kuko babwiye ko nibamenya Imana bazamenywa, bazagira ubuzima bwiza. Yesu yavuze ngo abakene bazahoraho. Igihe Yuda ashaka kumubeshya ngo parfum y'ura mukobwa yaramushyize mu birenge, ngo yapfushije ubusa, ngo kandi hari abakene twayiharona, yari afite uburyarya agashaka kuryarya Yesu, ariko Imana ishimwe Yesu yari amaze kubona uburyarya bwiwe, sibyo? Ntabwo Yuda ari uko yari afite impungenge ku bakene, yari afite impungenge yiwe yo kugira ngo agere ku cyo ageraho akoresheje Yesu, ko Yesu yabonaga ari umuntu uzwi, ariko atabona ko Yesu atari muri gahunda ziwe, ari muri gahunda z'Imana. Rero cyose kuvuga nti nawe ugenda gutyo Imana uzagaragara, Imana izakugaragaza. Ushobora kuba
uri kuryarya abantu b'Imana ibintu by'Imana ariko uvuga ngo murakorera Imana ako ufite inyungu ya mbere ushaka kuvuga ngo ufite nuko Imana izagukiza ikaguha amafaranga. Nimba ukorera Imana kugira ngo izaguha amafaranga warayobye. Nimba ukorera Imana kugira ngo izakugira umuguru ukomeye warayobye rwose. Nimba ukora Imana kugira ngo mbese ufitemo inyungu ijyana n'umubiri wawe no kubaho kwawe. Si bibi kubwira Imana ngo igufashe ngo ibintu mbese ugira akazi umere umuntu neza ariko si yo nyungu, si cyo Imana yaduhamagariye. Yesu ntabwo ari byapfiriye, ntabwo ari byo amaraso yagiye kukubitwa ku musaraba yapfiriye ngo duhinduke kamere zacu tube abantu b'abanyakuri, abantu bazima. Urumva tube abantu bavugisha ukuri, bakora ibintu by'ukuri, ibintu bisa neza, ibintu bitafirimo uburyari, bitarimo inyungu, bitarimo kubeshya, kwihenura, bitarimo guhangana. Ugasanga umukristo ariko ntuzi kuvuga neza, ugasanga umukristo uravuga nabi, urizana impakano hose, ukazana umukristo ariko urabeshya, nimba nta mafaranga arimo muri iyo ministeri yawe ntacyo uri bikoreho, nimba nta nyungu. Antukanize ko message muri kuyumva neza, kuko nemeza ko iki kintu kimaze kubona kwa Kristo baba muri Afrika cyane cyane. Kandi ni ubutumwa butavuye ku Mana, ubwo butumwa bubabwira ngo mufitemo inyungu z'amafaranga, inyungu zo kujya muri Canada, zo kujya muri Amerika. Umuntu wese uhura nawe umukristo wese muhuye ngo Imana nambye ngo nzaba umuntu ukomeye, umukristo wese muhuye Imana nambye ngo nzaya Canada, nzaya Amerika, ngufite ngo iryo sezerano. None se ikigaragara gasigara abandi doko muri make nta bakene bazakorera Imana, nta bantu biyohereje bazakorera Imana, muri make nta bantu bazaba i Kigali bazakorera Imana. Doko umuntu wese ukijijwe agomba kuzajya Canada, umuntu wese ukijijwe agomba kuzaba ari umuntu ukomeye. Ubwo iyo message muyivana hego, izo message ntabwo zanditse muri Bibiliya. Iyo ubonye intumwa za Yesu ukuntu zabayeho ngo mu bibi no mu byiza twize gukunda Imana, twashonje twahaze twize gukunda Imana, twabahehe twajya gute twize gukunda Imana. Ibintu byose rero tugomba kumenya ko ntabwo iyo message muvuga ngo Imana yaravuze, mukazana abahanuzi batavugisha ukuri, bagenda n'amarangamutima yanyu, bababeshya. Harafunguye bababeshya, bababwira amarangamutima bitagenge n'ijambo ry'Imana, mukumva ngo mwagezeyo. Doko ugazamuka ukorera Imana, kumbe urimo urakorera umubiri wawe, urimo urakorera irahari ry'umubiri wawe, irahari ry'isi. Abisi nibyo bafite, twebwe dufite Imana ntabwo twahamagariwe kugenda nk'abisi, tubanza gukira. Donc ikintu maze kwa nuko murazi gusenga, murazi gusakuza amasengesho, murazi abahonozi, murazi guhanura ibyo mushaka, ariko guhinduka ntibirimo. Kandi umukristo wa mbere nuhinduka, kamera agahinduka, akaba umunyakuri, n'utuntu duto ukaba umunyakuri. Inijyarya ntizajya mu ijuru, ababeshye ntibazajya mu ijuru, abajura ntibazajya mu ijuru, abafite irahari ry'isi ntibazajya mu ijuru. Jambo ngo ukunda isi ntago afite urukundo rw'Imana, niko bavuga. Kandi ntago ushobora gukorera ibintu bibiri, mamo eriyo indemoni y'amafaranga no gukorera ijuru. Ibintu ni bibiri, nuguhitamo ukavuga ukire bukasuzuma. Ariko Imana nkurikira ni kuyihe nyungu? Ese ni inyungu yuko nasanze ndi umunyabyaha nkeneye ubuntu bwayo, cyangwa n'ukubera inyungu nyifitemo numara kwibona ubundi uzagende? Rero tureke twisuzume, kandi bivuze ni ibintu Imana ibaho umugisha. Yari ukuri nkunda, ufite ikibazo ambaze, ubibaza ibintu byinshi ambaze, kandi ufite ikibazo nawe yihangane. Ariko ukuri kugomba kuvugwa, ni igihe cyo kuvuga ukuri. Ukizwa kizwe, udakizwa rorere, ushaka kubibakomeza yobe. Ariko igihe ni igihe cyo kwisuzuma, kuko Yesu naza abantu bameze gutyo nta juru bazabona. Ijuru rifitwe n'abantu bakijijwe, bacishiye bugufi, kandi inyungu bafite ari yo gukorera Imana, yaba mu bukene, yaba mu bukire, yaba gukunda atagukunda, buri umuntu ukomeye cyangwa uciye bugufi. Ibyo si cyo cyangombwa, ahubwo uvuga ati nera imbuto zubahisha Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Shalom shalom.